ikaze kuri Ezo Hobby, aho tubagezaho inkomoko y'abantu n'ibintu bitandukanye. Uyu munsi tugiye kubagezaho impamvu ituma hari abantu iyo basenga barira. Ese wajyaga wibaza impamvu? Hari impamvu nyinshi zituma umuntu iyo ari mu bihe byiza byo gusenga arira atabiteganyije. Akenshi si ikintu kibi kuko ni igisubizo cy'amarangamutima y'umwuka, kuko twese iyo dusenga siko turira igihe cyose. Dore zimwe mu mpamvu zituma utungurwa n'amarira mu gusenga. Mu mpamvu nyinshi tuzagenda tubagezaho, tugiye kubanza kubagezaho y'amarangamutima aremereye. Iyo umuntu afite agahinda, umubabaro, kwicuza cyangwa akababaro kamurenze, gusenga bishobora kumufasha kubishyira hanze. Amarira aba uburyo bwo gusohora ibyo yari abitse. Urugero rwo muri Bibiliya turareba umubyeyi witwa Ana. Ana yasutse amaganya mu mutima we imbere y'Uwiteka. Yasenze arira cyane, asaba Imana kumva umwana, kuko yari afite agahinda ko kutabyara. Imana yaramwumvise imuha Samweli. Iri sengesho Ana yasenze turarisanga muri Samweli wa mbere igice cya mbere, umurongo wa 10 kugera ku wa 20. Reka dusome kuva ku murongo wa 10 kugera ku wa 11, ahandi muraza kwisomera. Ngo ariko Hana yasenganaga Uwiteka agahinda arira cyane. Ku wa 11 ngo ahiga umuhigo aravuga ati, Nyagasani Nyiringabo, nureba agahinda k'umuja wawe ukanyibuka, ntunyibagirwe, ukampa umwana w'umuhungu, nzamutura Uwiteka abe we iminsi yose yo kubaho kwe, kandi icyuma cyogosha ntikizamugera ku mutwe. Mukomeze kugera ku murongo wa 20. Hari undi dusanga muri Bibiliya ariwe Dawidi. Mu gitabo cya Zaburi, Dawidi nawe kenshi akunze kuvuga gusengana amarira ye mu gusenga, igihe asaba Imana ubufasha no guhungira ku Mana igihe ari mu makuba. Bareba nka Zaburi ya 6, umurongo wa 6, Zaburi ya 56, umurongo waho wa 8. Hari abantu benshi tugenda dusanga muri Bibiliya basenganye amarira. Bareba nka Ezra. Ezra yasenze kandi yicuza ibyaha by'Abayisirayeli, uko tubona muri Ezra 11. Izi ngero zerekana ko kurira mu gusenga atari ikintu kidasanzwe. Ni uburyo bwo gusuka agahinda k'umutima imbere y'Imana, haba mu gahinda, kwihana cyangwa se no gushima. Hari n'ubwo dusanga aho Yesu Kristo nawe ubwo yarize. Tubona Yesu nabwo yasenganaga umubabaro ku musozi wa Elayono, asaba Imana imbaraga zaragiye kugambanirwa ngo yicwe. Nk'uko tubibona muri Luka igice 22, umurongo 39 kugera ku 46. Ariko kandi tubona Yesu ahandi yariraga ubwo yarireraga Yerusalemu. Mu bice 10, Luka 19, umurongo wa 41 kugera kuri 44, tubona Yesu aririra umurwa Yerusalemu, abona ibyago bigiye kuyibaho, kandi Yerusalemu itarigeze imenya igihe yagendereye. Aho Yesu yarariraga, aririra Yerusalemu, ayibwira ko itamenye igihe yagenderewe. Ni ukuvuga ngo iyo utamenya amahirwe yo kwakira umukiza wayo, ibi byari ubutumwa bw'akababaro kuri Yesu, byerekana ko umurwa wari uhawe amahirwe yo kubona agakiza, ariko uyatesha agaciro. Yerusalemu ifatwa nk'ikimenyetso cy'abantu b'Imana yatesheje agaciro amahirwe yo kwakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza.
bikaba byarazanye ingaruka z'isenyuka ry'umurwa wa Yerusalemu mu mwaka wa 70 bikozwe n'ingabo z'Abaroma. Nk'uko muri Luka 19 nk'uko twabivuze umurongo wa 41 kugera kuri 44 bivuga ngo Yesu yaririye Yerusalemu ayibwira ko itamenye igihe yagendereye. Ibyo byari ukuvuga ko umurwa wahawe amahirwe yo kwihana, ndetse umurwa wahawe amahirwe yo kwakira umukiza, ariko yatesha agaciro. Ingaruka zabyo ni uko Yerusalemu yaje gusenywa n'Abaroma mu mwaka wa 70, kuko Yesu yari yarabibahanuriye. Kugendererwa byari ikimenyetso cy'uko Imana yaje kubasura ihagaze. Tubizanye mu buzima bwacu bw'uyu munsi, kutamenya igihe cyo kugendererwa bishobora gusobanurwa nko kudaha agaciro amahirwe tugira mu buzima bwacu, mu gakiza no mu buzima busanzwe bw'amahoro ya buri munsi. Mu buryo bw'umwuka bisaba kuvuga ko umuntu ashobora guhabwa amahirwe yo kumenya Imana cyangwa guhindura ubuzima bwe, ariko akabyirengagiza. Mu buzima busanzwe bishobora gusobanurwa nko kudaha agaciro amahirwe y'ingenzi mu buzima, amahirwe yo kwiga, gukora cyangwa gufasha abandi. Iyo tuyitesheje agaciro, ingaruka zishobora kuzaza zikomeye. Natwe dushobora kugira isengesho riciye bugufi, tukaririra Imana, dusaba Imana ngo twongerere andi mahirwe. Mwajya mu mwanya umwe tugasenga. Uwiteka Mwami Imana yacu, Umukiza wacu, turaje imbere yawe n'umutima uciye bugufi. Turabizi ko hari amahirwe waduhaye tudahaye agaciro uko bikwiye. Tubabarire Mwami kuko twateshutse kutumva ijwi ryawe. Ndakwinginga Mwami wacu, uduha amahirwe mashya, amahirwe yo guhindura ubuzima bwacu, amahirwe yo gukorera mu rukundo rwawe, duha umutima mushya wo kumenya igihe tugendereramo, kugira ngo tutazongera gucikwa n'ubuntu bwawe. Igihe twizera gukomeye ku mahirwe mashya ari mu biganza byawe. Uduhe amaso y'umwuka mashya yo kubona ibyo tutajyaga kubona, uduhe n'amatwi y'umwuka wo kumva ibyo tutajyaga kumva, uduhe n'umutima mushya wo kwakira ibyo ushaka kudushyiramo. Mwami, turakubwira ko ubuzima bwacu bwose ari bwawe. Dushyize imbere yawe imiryango yacu, inshuti zacu n'inzozi zacu zose. Uduhe amahirwe yo kongera kubaho mu mahoro n'urukundo, mu byiringiro tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Vuga ngo amen nimba nawe wafashijwe, kandi dukomezanye kugira ngo turebe izindi mpamvu zose zijya zidutera kurira iyo dusenga. Mwami, turakwinginze udufashe amarira yacu.